Ndumva wari umaze kuturirimbira ku bijyanye n'indirimbo wari wahimbye umwana amaze kugira umaze kubura rusi ndumva. Sinyitwa inyanda mfite umukiza hande nsumutaro turi kumwe aho azanjyana nzemera ngeyo kuko ari umwungeri usumba bose aho azanjyana nzemera ngeyo kuko ari umwungeri usumba bose aho azanjyana nzemera ngeyo kuko ari umwungeri usumba bose zajya nshima rurema w'iy'isi muririmbire ngifite uburyo mutabaze ndahora ukomeye n'isezerano yadusigiye imukiringira bakomeye cyangwa umwana w'umuntu udakizwa kuko iyo umwuka wumushizemo imigambi ye yose irashira namara maje kugukorera ibyitwurumamo ubindinde ninanyerera ufata ukuboko nanjye nza kubaho akaramata. Twitegura igaburo ryera rizaba ku cyumweru. Kwa kane nguma ku rusengero, kwa gatanu ndi mu gusenga, kwa gatandatu saa 8 barampamagara ngo yanzu yawe yahiye irwamagana. Ndavuga nti nta kibazo, nta kintu Imana izakuri tabanje kubwira intore zaziringira, icy'ingenzi nuko nasenze Imana. Ngo riga na Rusi yahiriyemo. Ubwo ngubwo ku cyumweru haba gutabara, gushyingura. Noneho rero mu kumanura serikeye mumva bati jambo ni ryari nyiba umwana. Nuko noneho rero nti jewe ikintu nababwira Imana irankunda cyane. Yarambagije umukobwa iwanjye Esther. Ubwo ngubwo ni ba mwana wanjye. None yongeye kubona iwanjye undi mugeni Rusi abo ni babiri. None ikintu ngiye gukora ngiye kuririmba. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Nshuti za gusenga everyday nkuko bisanzwe n'ubundi twongeye kubazanira umuvugabutumwa akaba n'umucuranzi. Ndabona afite gitari ahanga ku ruhande wenda muragenda muyibona araza no kuducurangiraho aze no kuduha ubuhamya bugiye butandukanye. Ariko mbere ya byose twebwe nkuko channel yacu ari gusenga everyday aho tugaragariza ibiganiro byacu, niyo mpamvu dutangira igihe cyose dusenga ubundi tukaza kwibwirana nyuma. Tuguhaye ikaze, ndagira ngo banze dusengere ubundi tuze kubona gukomeza n'ibindi biganiro. Karibu. Turagushimira Uwiteka Imana nkuru mu izina ry'umwana w'Imana Yesu Kristo yambwe ku musaraba Golgotha. Turagushimira niwe Imana nyamana. Kuva kira kose uko wari uri Imana nkuru n'ukuri kandi uzahora uri Imana nyamana. Tware n'ubwawe. Mwanya nk'uyu nguyu Imana itugiriye neza. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ibi byose turabikesha Imana. Urukundo rw'Imana nirwo twishingikirijeho. Turakiranirwa byinshi abana b'abantu, ariko imbabazi z'Imana ziruta urubanza karwishima ijuru tubabarire. Hirya y'imbabazi nta rubanza. Ibi bikorwa byose rero bibe ibyo guhesha Uwiteka Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Tubahaye ikaze kuko numva no bwa mbere tugiye kubereka abantu badukurikira kuri channel ya gusenga everyday bari hirya no hino mu nce zitandukanye z'isi, yaba mu Rwanda, muri Afrika, muri Amerika, i Burayi hose. Ndagira ngo ubanze wibwira abantu badukurikiye, tubwire n'ikintu ugiye kudusangiza muri aka kanya tugiye kubana. Je nitwa Rimenyande Innocent, ariko cyane cyane izina rizwi ni Niha. Nakoranye n'Abashinwa imyaka myinshi. Kubw'ibyo ngibyo umwami Yesu yangiriye neza. Kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 muri 87 ubwo nari umunyabyaha, ariko Imana inyereka ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizera ndakizwa. Kuva muri 1987 ku izo tariki 15 z'ukwa 8 kugeza umunsi wa none
ntabwo nasubiye inyuma nabonye ibyiza biri mu Mana mbona ntabireka cyane cyane mu mirimo nkora myinshi ntabwo njya nsiba gahunda za niba turi buri gitondo nk'ubu ngubu ndara mu karere ka Rwamagana ariko nigiye uyobora amateraniro ya mu gitondo hariya muri Kicukiro n'urugendo rurerure cyane ariko bidashobokera abantu ku Mana birashoboka birashobokera rwose bivuze ngo utuye Rwamagana ntuye Rwamagana ni naho ndara ndi umuyobozi hariya munsi ya Rufa Place mu karere ka Kicukiro paruwase Kicukiro kandi nigiye uyobora abantu amateraniro ya mu gitondo kuko n'ubundi nari sanzwe mbayobora nuko noneho rero umuryango ugiye hakurya ngiyo njyayo ariko ntabwo byambujije gukomeza gahunda ntacyo rero umuntu azitwaza kuko giye ubwanjye mu myaka mfite kandi nkaba ntasiba gahunda iyo ngiyo bituma n'abandi bose barushaho gukurikira Imana. Uvuze ngo mu myaka mufite muri nko mu myaka ingahe niba tutabubahutse? Kugeza umunsi wa none harabura imyaka mikeya kugira ngo yuzure 80 kugira ngo iyo 80. None se ubu kuva Rwamagana uje guteranira hano i Remera ntago kubijyanye n'ubushobozi bw'amatike kugira ngo hagere si bigorana cyane? Biragorana cyane ariko kuko ari umurimo w'Imana ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka biragoye koko birumvikana kuko buri munsi kandi haboneka mu mwanya mu murimo Imana inshakamo ubwo ngubwo rero ntacyo umuntu azireguza kuko ibidashobokera abantu ku Mana aho birashoboka birakunda ntabwo ndabura itike birakunda bivuze ngo Imana n'ubundi komeza gushoboza abantu wenda bagushyigikira bagufasha kugira ngo uze gukomeza gukora umurimo hano kuri Alpha Palace kuko nubwo Imana itanga amafaranga ariko iyanyuza mu bantu kuko y'imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka usibye ko abangirira neza s'abanzi banjye ariko ijambo ry'Imana ryo niko rivuga ngo y'imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi b'umuntu buzura nabo. Bivuze ngo niba nabyumvishe neza uhereye kera hashize imyaka irenga 30 n'indi uri umukristo kuva igihe wakirijwe kugeza aka kanya urumva n'ubuzima burebure kugira ngo ubugesheje aka kanya kandi nkaba numva wenda mu mazina witwa harimo n'izina ngo bita Nihana uri buze kuduha amateka yaryo gatoye. Ndumva guhera muri icyo gihe cyose wenda tuvuge experience y'ubuzima uko wagiye ubaho ntago wigeze ubaho wenda gusubira inyuma ngo wibaze impamvu ibyo bintu wabikurikiye gusenga kuko hari abantu muri iki gihe kenshi bagenda batumvikana n'abantu basenga wowe ntago izo mpinduka zigeze zikubaho cyane muri iyo myaka yose ishize? Itariki ya 15 z'ukwa 8 muri 87 aribwo nakijijwe mu cyumweru kimwe gusa ku itariki 22 z'uko kwezi kwa 8 nabatijwe mu Mwuka Wera. Noneho bituma mbega ibigeragezo nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gituma niyo bagerageza bitari bimwe ngo mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ngo nukuro mureke kwihangana gusoza umurimo wako mubone gutungana mushyitse mutabuzeho na gato. Ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije bayikunda. Kandi ijambo ry'Imana katubwira kuko nukuri ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye Zaburi ya 32. Hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu witeka atabaraho gukiranirwa umutima we ntubemo uburiganya. Ijambo ry'Imana katubwira ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho. Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere hahirwa wizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Imana rero iravuga kandi igasohoza. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo gutegeka umunsi wa none Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mwisi kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Bishatse kuvuga ngo igihe niba mbikurikiye neza igihe wabatirijwe mu mazi menshi n'igihe waherewe Umwuka Wera byenda gusa nkaho bikurikirana. Imbere na mbere narakishijwe nkimara gukizwa ntera kubatizwa mu Mwuka Wera nuko noneho nkurikirana mbega
gahunda z'itorero nk'uko umwami Yesu Kristo nawe yagiye kubatizwa na Yohani Batista. Kubatizwa rero ni mu mazi menshi, ni ugusohoza gukiranuka kose, kuko umwami Yesu Kristo Yohana aramuha ati ko wasanze none ari ngiye wagomba kugusanga mu batiza. Umwami Yesu Kristo aramubwira ngo emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye nge nawe kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Kubatizwa amazi menshi si kugira ngo umuntu amazi menshi ntakuraho umuntu ibyaha, ariko kubatizwa amazi menshi ni ugusoza gukiranuka kose, ni ukugera ikirenge mu cya Kristo nyine nk'uko yabikoze. Ikirenge mu cya Kristo nk'uko nawe yabikoze. Ni ukuvuga muri iyo myaka irenga 30 numva ni 3 kuzamura ukijijwe. Harya wakijwe muri 15 z'ukwezi kwa munani muri 87. Muri 87 urumva washize imyaka igera muri 35. Urebye ikigero cy'umuntu w'imyaka 35 ukuntu angana, ni umuntu mukuru ufite n'umuryango, bya byo byose ari umwana yaba yarabaye umuntu w'umugabo. Wenda muri ako gakiza kuva icyo gihe wakijijwe kugeza n'aka kanya, mvuga wenda ndakeka umwuka wera n'ubundi cyawufite. Kera Paulo we yaravuze ngo yagejejwe, ni nkaho yageze mu ijuru arungurukayo, aragaruka nyine bimubashisha yuko ibindi bintu byo mu isi yagize avuga yuko abifata nkaho ari nk'amase imbere yiwe. Ese mwebwe hari ibihe byigeze wenda bigera cyangwa bijya bibageraho mu gihe mwagiye mu mbaraga z'umwuka wera mukabona wenda mu ijuru ku buryo bituma inosi mwumva nta kintu babwiye, ku buryo muri iyo myaka 35 yose ishize mwihanganye ndetse mukomeje kwihangana kugeza ku kunesha? Mbere yo gukizwa mu bantu batunze amafaranga ndimo, kandi mu bantu bakennye nabwo narakennye by'ikirenga. Ibyo byose nabinyuzemo. Noneho nkimara gukizwa nuko noneho rero mbona ibirengeje ibyo nari ntunze, kuko mu gukurikirana ijambo ry'Imana nasanze iby'Imana yasezeranije Aburahamu byose ari amasezerano yacu. Aburahamu yacyuye igihe, ariko noneho kuko amasezerano ya Aburahamu nabamukomoka mu buryo bwo kwizera nk'abatwebwe, Imana amasezerano ya Aburahamu Imana yasohoreza muri batwebwe. Kubw'ibyo ngibyo rero mu bantu bumviye Imana, Aburahamu yumviye Imana, nezereza Imana. Ijambo ry'Imana katubwira ngo utizeye Imana ntibishoboka ko ayinezereza. Kwizera rero no kumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kubaho. Niyo mpamvu nanjye nizera ntashidikanya, kandi uko mbyizeye nuko noneho bikambira bityo. Ntacyo ndakina. Napfushije abantu, Imana yampaye abana 5, Imana yisubiza 3, kandi uko yakabishubije nagiye nshimira Imana. Ari n'indirimbo njya ndirimba naririmbye muri uko gupfusha abantu 3 ngasigarana 2. Gupfusha abana ubundi ukaririmba. Umunsi umwe umukobwa wanjye Esther yararwaye, ari giye uyoboye amateraniro, bambwira yuko umwuka uheze. Ntabwo natanze amatangazo ngo babwire ibibaye, oya narayoboye. Nuko noneho nza gushimira Imana mu ndirimbo y'Imana yakoze, noneho nza gutanga amatangazo. Iyo ndirimbo uri buyumve, nayiteguye mbere ya byose iyo ndirimbo. Undi munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2018, umukobwa wanjye Rusi, nuko mbadutse saa 8 burya niho mva aho hantu, kuko wagize n'amatsiko. Ntabwo ari ngombwa guze kubimbaza, bikungu utari wayimbaza. Saa 8 juste ntabwo mba nkiri muri gahunda z'uburiri, oya mba ndi mu gusenga iyo saha yose. Isaha yarangira ngakandagiza ibirenge mu muhanda saa 9 juste, nkava aho ngaho n'amaguru nkagera Kabuga saa 10. Noneho rero moto ikantwara muri iyo minota, nkatangira amateraniro mu Nyakabanda. Saa 8 amwana arambwira ngo papa uragiye? Ntindagiye. Kibanza usengere. Ndamubwira nti muri iyi minsi imirimo wakoze ni myiza cyane, ndabigushimiye. Ndongera ndamubwira nti kandi kigeretse kuri ibyo, aho wagenze nabi hose ndakubabariye mwana wanjye. Noneho ntitugiye gusoma ijambo ry'Imana tubone dusenge. Twasomye ijambo ry'Imana muri Nahumo igice cya 2, havuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yizanye inkuru nziza kamamaza iby'amahoro. O Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Ndamubwira nti Rusi rero ntabwo ari Yuda ubwirwa, ni nawe soma. Arasoma. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yizanye inkuru nziza kamamaza iby'amahoro. Rusi we,
komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Noneho reka dusenge. Arapfukama ndamusengera. Hari kuwa kane twitegura igaburo ryera rizaba ku cyumweru. Kuwa kane nguma ku rusengero, kuwa gatanu ndi mu gusenga, kuwa gatandatu saa 8 barampamagara ngo ya nzu yawe yahiye irwamagana. Ndavuga nti nta kibazo, nta kintu Imana izakora itabanje kubwira intore zayo ziringira. Icy'ingenzi nuko nasenze Imana ngo rega na Rusi yahiriyemo. Ibyo ngibyo icyo nzi nuko umurimo twakoze biro guhaguruka Imana nabaje kumurageza Imana, nta kibazo kuri ngewe. Ubwo ngubwo ku cyumweru haba gutabara gushyingura. Noneho rero mu kumanura serikeye mumva bati ijambo ni ryari nyiba umwana. Nuko noneho rero nti jewe ikintu nababwira, Imana irankunda cyane. Yarambagije umukobwa iwanjye Esther, ubwo ngubwo ni ba mwana wanjye. None yongeye kubona iwanjye undi mugeni Rusi, abo ni babiri. None ikintu ngiye gukora ngiye kuririmba. Iyo ndirimbo rero nayiteguye, naririmbye, n'ubu nayiririmba hari. Iyo ndirimbo naririmbye ni Mutabaze ndahora ukomeye, n'isezerano yadusigiye. Kuko iyo umwuka wumushizemo, imigambi ye yose irashira. Namara maje kugukorera ibyitwa urumamo ubindinde, ninanyerera umfata ukuboko, nanjye nza kuba wakaramata. Ninanyerera umfata ukuboko, nanjye nza kuba wakaramata. Ninanyerera umfata ukuboko, nanjye nza kuba wakaramata. Nawe imirima yose yarumba, n'amashya agashira mu biraro, naho nabura ibyo ntunze byose, nzajya nezezwa n'ibyo Yesu ampa. Naho nabura ibyo ntunze byose, nzajya nezezwa n'ibyo Yesu ampa. Nzanezerwa mu Mana yandemye, Uwiteka imbaraga nisunga. Ingororano zanjye zihishwe, zizerekanwa ngeze mu ijuru. Ingororano zanjye zihishwe, zizerekanwa ngeze mu ijuru. Nshimira Imana mu cyimbo cy'uko abandi bajya abapfushije bararira bakaboroga, ariko Imana yo isezerano ry'Imana n'isezerano ry'Imana. Yaba Imana yaransezeranije umugisha, no kuvuga mu bwege y'ingendereye, ntabwo ari byo gusa, kuko mu hashize amezi makeya mfite umuhungu wari uri hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Imana nakubwiye ko ari batatu yishubije, nawe yararwaye mu bitaro. Nuko muri iyi minsi, ejo bundi mu minsi ishize, nawe yitaba Imana. Yasize abana 4 n'umudamu hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Ariko mu kumbwira yuko mbega ubundi yarampamagaye ati ndarwaye musengere, hamagara n'umupasiteri mbega asanzwe azi ati musengere. Turamusengera, nuko igihe kiragira acyura igihe. Nanone bongera kumbwira bati ni ijambo rya nyir'umwana. Nuko noneho mu gushyingura, ntabwo twashyinguye we ino, ahubwo mu kurangiza ikiriyo twagikoreye ino mu Rwanda, ariko we yashyinguye mu Bufaransa. Ntabwo byari tworoheye kugira ngo nuko nabwo ndaririmba nshimira Imana. Kubwo ibyo ngibyo cyo nashatse kuvuga mu buhamya, ni ukuvuga wigeze kubaza uti kuva wakizwa
ko mbega ingorane zibaho noneho rero ntabwo wagiye unyura muri ibyo ngibyo birushya byatuma ucika intege ugasubira inyuma ariko kuko ijambo ry'Imana ryo mu Baheburayo igice cya 10:35 haravuga ngo nuko rero ntimutubushize bw'ubwoba bwanyu ngo bufite ingororano ikomeye cyane kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka mubone guhabwa ibyasezeranijwe ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda ijambo ry'Imana ni ukuri kuko abavuye muri Egiputa Imana ishobora byose yabakujeyo imbaraga zayo banyura mu nyanja itukura bose ariko abacitse intege baheze mu nzira ariko abavukiye inzira na Yosuwa na Kalebu nibo bageze mu gihugu cy'amasezerano cyera ijambo ry'Imana ryemera kuko Imana yari kera n'uyu munsi Imana nikwiri icy'ingenzi ni ukuba inshuti y'Imana nkuko Imana yavuze ngo ariko hari icyo twakora tutabanje kubwira inshuti yacu Aburahamu nta kintu Imana izakora itabanje kubwira intore zayo ziringira ibimbaho byose bijya kuba ariko Imana ikamyeka attention genda urya kuba ijambo ry'Imana nzakwigisha nkwereke inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho Imana ntabwo ibeshya noneho nibazaga hari ahantu wavuze yuko witwaga Niha mu gihe cyashize sinzi n'ubu ngubu amateka yawe n'iryo zina ntayaye n'Abashinwa kugira ngo uzageraho witwa Niha byagenze gute muri 73 Abashinwa bavuye mu Bushinwa baje gukora umuhanda wa Kigali Rusumo hariya inyagasambu ubwo ngubwo barahadusanga mu Bushinwa wavugaga Igifaransa jewe kuko nagize amahirwe mbega muri icyo gihe cya kera nkurikirana mbega neza kwiga no kukurana n'abakivuga nuko numvise neza yuko mbega ibyo bavuga nuko bampa uburenganzira yuko bazajya binjira mbega mu murimo bazajya binjizwa nanjye uhereye ubwo ngubwo rero bavuga kuvuga Igishinwa Igifaransa yavugaga Igifaransa nuko icyakora barakomeza nanjye baranyigisha Igishinwa nkimenyaho gakeya yego si cyane nuko noneho rero nanjye nkajya mbigisha Ikinyarwanda nkagira umwanya wo kubigisha Ikinyarwanda bakagira umwanya wo kunyigisha Igishinwa ariko noneho ubwumvikane bwanjye nabo bikava kuri urwo rurimi uwo ngo yari yarize rw'Igifaransa nanjye nkaba mbega naragize amahirwe yo kukimenyaho gatoya nuko noneho rero banyita Niha kuko Abashinwa bavuga ngo Niha nukuramukanya bonjour mwiriwe muraho mwaramutse byose babifata kimwe Niha noneho rero banyita Niha bitewe nuko Abashinwa bakunda gukoresha iyo langage mu buryo Niha ubwo aho hari ryari utangira muri 73 ubwo icyo gihe wari uri mu myaka y'ubugimbu muri 73 nari muri 87 nari ndi mu myaka igera kuri 30 byari byose utangirana n'Abashinwa hanyuma wajya hanze bakumva babona uvugana n'Abashinwa bakavuga bati uyu ni Niha ari bo ari Niha ari nanjye Niha byose niho byavuye ayo mateka se hari ahantu ahurira no gukizwa ko waje gukizwa nyuma yuko wavuye mu Bashinwa nyuma naje gukizwa nyuma ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 mu idini nari ndimo bo bagiraga umunsi mukuru ngo Assomption noneho mu kwibeshya mu by'ukuri ubwo ni idini ry'Abakatolika ndumva bakaba ngo Bikira Mariya ngo ajyanwa mu ijuru tugafeta rero bene ubwo buryo amafaranga noneho rero nubwo nari ndi mu mayoga ubwo ubona jewe ndi mapengu n'abantu bankubise kuko nanjye nari umunywi nubwo nari mu idini rya Katolika ariko nta bukristo nari mfite oya byari bya mihango y'idini urabona bagombye no kunkubita bitewe nuko nanjye ubwanjye narazicuruzaga kandi abantu bashinze akabare ba mbere muri icyo gihe yongeyeho muri Kigali nanjye ndimo ariko noneho rero Imana
inyereka yuko mbega ari ibyaha ndi umunyabyaha, ngirirwa ubuntu n'Imana ndakizwa, muri uko gukizwa nkomeza urugendo ibindi mbivamo. hari nese ko nkunda kumva ko abashinwa bakunda kwiga karate, waba warigeze ukoresha karate muri icyo gihe? Ntabwo yewe nabonye mbega umwanya nari ndimo nari nshinzwe kwari ukugenzura mbega kubagenzurira imikorere y'abakozi. Nicyo nibanzeho cyane. Numva waragiye ugira ibyago cyane, upfusha abana, abandi baragira. Ubu ngubu usigaranye abana 2 n'abuzukuru? Sigaranye abana 2 kandi mfite abuzukuru 10. Ufite abuzukuru 10? Ni ukuvuga mu bapfuye bari barabyaye bose? Mu bapfuye umwe yasize abana 4, mu bariho umwana w'imfura afite abana 2, ubwo ni 6. Umukobwa wanjye nawe ni umukozi w'Imana arakora mbega ni umukozi ntabure muri ADPR, we afite abana 4, uwa 4 yamubyaye Musibejo. Aherutse no kwibaruka kuva. Yari afite 3. None uyu munsi none turi kuwa mbere yabyaye ku cyumweru. Kwa gatandatu nijoro. Bishatse kuvuga wa mugani ugira ibyago hamwe nanone ukongera kungukirwa. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo bene data ngo mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibageragezo bitari bimwe, ngo mumenye uko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ngo nukuri mureke kwihangana gusoza umurimo wako, umubone gutungana mushyitse mutabuzeho na gato. ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana isezeranije bayikunda. Iyo nkurikije rero kugeragezwa kwa Yobu, yarageragejwe cyane, ariko fendefe igihe kiragira Yobu asubizwa ibye, ndetse Imana imukubira inshuro 2. Umwami Yesu Kristo rero baramubaje bati ko twasize ibyacu amaherezo yacu azaba yawe, ni ba Petero. Umwami Yesu arababwira ngo mwebwe abaritse ibyanyu mugasiga ibyanyu kubwanjye, mukiri mu isi muzabikubirwa inshuro zirenga 100, kandi muronke n'ubugingo la vie éternelle, ubugingo buhora. Ntabwo rero nigeze nsubira inyuma, ntabwo ntezuka, kwizera Imana ndayizera, kandi Imana ikanshoboza, kuko Imana yo iyo ubana n'Imana byose Imana iragufasha, ibana n'Imana. Ya numva turabashimiye, ariko mbere yuko wenda twagana ku musozo, sinzi niba hari ikintu kiri ku mutima wawe ushobora kusangiza wenda abantu badukurikirana, kuko dukurikirwa n'abantu batandukanye, cyaba inyigisho, impanuro bitewe n'ubuzima waciyemo numva bugiye butanoroshye. Ni iyihe nyigisho nyine wenda wahereza abantu, yaba bari gukizwa ubu ngubu, abakijwe bazakurikirana iki kiganiro? Hano muri iki gitabo cy'Abalewi, igice cya 18, Abalewi igice cya 18 uhereye ku murongo wa mbere, hari ahantu Imana yabwiye Mose. Abalewi igice cya 18 uhereye ku murongo wa mbere, Imana iramubwira ngo ni ahantu Imana yavuze, kandi nanjye ubwanjye kandi nkaba nabifashisha abantu, umuntu uwo ari we wese mu gihe nk'iki ngiki, kuko iby'Imana yavuze irabisohoza. Abalewi igice cya 18 umurongo wa mbere, igice cya 18. Uwiteka abategeka kutagira ingeso nk'iz'abanyakanani. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abayisirayeli uti, ndi Uwiteka Imana yanyu, ntimugakore nk'ibyo abo mu gihugu cya Egiputa bajya bakora, abo mwahoze mutuyemo, kandi ntimuzakore nk'ibyo abo mu gihugu cy'i Kanani bajya bakora aho mbajyana, kandi ntimuzakurikize amategeko yabo. Amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, abe ari byo mugenderamo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye,
ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo ndi Uwiteka Imana yanyu. Hano n'Abalewi igice cya 18, ariko Abalewi igice cya 26 hajya kuvuga nk'aho ngaho. Noneho uhereye ku murongo wa 3 haravuga ngo iby'Imana isezeranya Abisirayeli nibayumvira, nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo, ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba, muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro, kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari ntawubateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu, muzirukana ababisha banyu bagushirizwe n'inkota imbere yanyu, 5 muri mwe bazirukana abantu 100, 100 muri mwe bazirukana abantu inzovu, ababisha banyu bazagushirizwa n'inkota imbere yanyu. Umurongo wa 9, nzabitaho mbororotse mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe. Muzarya ibigugu bya kera, mudahe ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibishyashya, nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga, nzagendera hagati muri mwe, mbe Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu, yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo mutaba abaretwa babo, nabatuye umutwaro wabatemishaga mbagendesha mwemwe. Noneho iyi nyigisho iyi ngiyi yaramfashije ku buryo yafasha n'undi uwo ari we wese. Abayisirayeli bavuye muri Egiputa ari benshi, banyuze mu nyanja itukura ari benshi, ariko abageze i Kanani n'abavukiye nzira, naho abavuye muri Egiputa baranakebwe, abo ngabo gukebwa kwabo kwa mbere ntacyo kwamariye, kuko Imana yabwiye Yosuwa mu gice cya 5 iramubwira ngo satura amabuye atyaye ukebe abavukiye mu nzira. Yosuwa abigenza atyo yumvira Imana. Imana iramubwira ngo babwire bagume mu mahema yabo kugeza igihe bakiriye. Bumvira Imana Yosuwa n'abayoboye. Noneho mu myaka 470 niko nabivuga, ndashaka kuvuga 430 muri Egiputa, nongereho 40 mu butayu, ndabona ari 470. Imana nibwo yafasishe ijambo kubwa abayumviye Yosuwa na Kalebu. Imana iravuga ngo none mbakuyeho igisuzuguriro abanyamahanga babasuzuguraga, bakurwaho igisuzuguriro bitewe nuko bumviye Imana. Iyo wumviye Imana ukagendana n'Imana, Imana igukuraho igisuzuguriro bwayo. Amafaranga ntiyagukuraho igisuzuguriro, abantu ntibagukuraho igisuzuguriro, kwambara neza ntibyagukuraho igisuzuguriro, ahubwo kumvira Imana byonyine ukurwaho igisuzuguriro kubwa kumvira Imana. Abumvira Imana bakurwaho igisuzuguriro, abatumvira Imana bahorana igisuzuguriro. Bakimara gukurwaho igisuzuguriro bagira ubwenge. Burya kugira ngo umuntu agire ubwenge nyakuri, ubwenge butangwa n'Imana. Imana itanga ubwenge nyakuri bitewe n'iki? Nuko uyubashye. Iyo wubashye Imana nayo irakubahisha. Nuko none bakimara gukurwaho igisuzuguriro, nuko bagaragara, kuko ubwenge bw'umuntu bugaragazwa n'imirimo ye. Yosuwa yari umunyabwenge bitewe nuko yumviraga Imana. Kalebu yari umunyabwenge, kuko urabizi Kalebu yigeze kubwira Yosuwa, aramubwira ngo mwene data Yosuwa, uribuka ibyo Uwiteka tuvuze ngewe nawe ubwo twari turi Kadeshi Baroneya, ngo nari mfite imyaka 40, nomatanye n'Uwiteka mfite imbaraga, ngo dore imyaka ibaye 85, ngo imbaraga ziracyari zose kuko nyomatanye n'Uwiteka. Nanjye ubwanjye nkurikije imyaka nari mfite n'imyaka mfite,
ngitangira gukizwa imbaraga nayo mfite n'ubu nizo ngifite kuko ndacyomatanye n'Uwiteka nuko Kalebu yabivuze. Nuko noneho rero bakimara gukurwaho igisuzuguriro baricara bongera kwibuka. Iyo umuntu akuvuyeho igisuzuguriro ntagira amazinda nk'abanyamazinda. Bibuka wa munsi wa 14 marayika murimbuzi yabanyuragamo. Nuko noneho kubw'amasezerano y'Imana Abayisiraheli babaho, Abanyegiputa bararimburwa. Nuko bibutse uwo munsi Imana ibonye yuko barimo kugendera muri rya jambo, Imana yavuze ngo ahubwo amateka yanjye azabashoboza amategeko yanjye. Iyo umuntu agendera mu mateka y'Imana nibyo bimushoboza amategeko y'Imana. Kuko Imana niko yabwiye Yosuwa ngo ibiri muri iki gitabo ntukarure kubihamisha akanwa kawe, ngo nibwo uzabashishwa byose mu nzira zawe zose. Imana ituranye Yosuwa ngo azungure Mose. Nuko noneho rero iyi nyigisho tumaze kuganira nanjye yaramfashe kandi yafasha n'undi. Iyo umuntu yumviye Imana ubwayo imukuraho igisuzuguriro. Kuko hano twasomye ngo muzarya ibigugu mudahe ibigugu muboneho muhunika ibishyashya. Kuko ari isezerano Imana yari abasezeranije, nuko bakimara gukurwaho igisuzuguriro bongeye kwibuka mbega iby'Imana yabakoreye. Imana irategeka manu isubirayo, batangira kurya ku bigugu iby'Imana yabasezeranije. Nuko Imana rero yivuze irasoza. Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Murakoze cyane. Ndumva n'ubundi nk'uko twatangiye dusenga, ndumva mwadusengera niha nk'izina mwagiye muhabwa n'abashinwa kenshi. Channel yacu nk'uko yitwa Gusenga Everyday, n'ubundi iyo turangije nk'uko tuba twatangiye dusenga, n'ubundi turangiza dusenga. Karibu nanone wadusengera kugeza igihe nanone tuzongera kubatumirira, kandi mwakoze. Uwiteka Imana Data wa twese yaremye ijuru n'isi, mu izina ry'Umwana w'Imana Yesu Kristo yambwiye ku musaraba i Golgotha, magingo aya ngaya turi muri uyu mwanya ku bw'intego. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nimwita ku byanjye nzita ku byanyu, kandi ijambo ry'Imana katubwira ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose mu izina rya Yesu Kristo muzagihabwa. Turi muri uyu mwanya rero kubw'umurimo w'Imana, kandi kuko ijambo ry'Imana ari ukuri, turasenga kugira ngo imbabazi z'Imana zibe ku bantu bose Imana yemereye bakaba ariho umunsi wa none mu isi yose, partout dans le monde entier, impande zose z'isi. Abo Imana yemereye bakaba ari mu guhumeka umwuka bariho, turabasengeye tubingingira mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana, kugira ngo imbabazi z'Imana zibe kuri bo. Hamwe n'ibyo ngibyo niyo mpamvu tuburizamo imigambi ya shitani yose mu izina rya Yesu. Kandi kubw'imbabazi z'Imana yaremye ijuru n'isi, amazina yose racyanditswe kurya muriganya Satani yandukurweyo mu izina rya Yesu Kristo, yandikwe mu ijuru kwa Data twese mu banyabugingo, kugira ngo abanone bose bemererwe kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana kuzataha ubukwe bw'Umwami wacu Yesu Kristo bambaye ibyera n'ibirengeje ibyo nyakubahwa bikora kuri Imana. Nuko icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Ibiri imbere y'ibi byose turabikesha Imana yaremye ijuru n'isi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.